ogopa Amasazu yameenda kuvida mungu tu bayuma nyibo bayuma Amasazu ingekuwa atajana watu ko white party baishie mule wadelese domo to kutusumbuka kama na Amasazu tu papa banada ba M23 quel M23. The M23 are people of Tutsi origin who are Congolese. Mu 23 n'abaturage b'abatutsi bafite inkomoko mu gihugu cya Congo, ariko kubona babwirwa ko atari abanye-Congo ahubwo ari abanyarwanda bituma u Rwanda rutungwa agatoki ko rubatera inkunga. In quite a number of neighbors, if such a conflict were to take place, ni intambara itifuzwa kuko ishobora kuba iy'akarere. Erega abantu bagomba kumenya ko Perezida Kagame adashaka intambara, ariko yatangaje ko ntawe azasaba uruhushya mu kurinda umutekano w'abaturage. Rero ntabwo u Rwanda ari igihugu wapfa kwisukira utekereza ko ushobora kurutsinda, haba harimo kwibeshya. Well, in a few days it's completely misguided.